bayiteramaga kuko ibabuza ambulance no mata izakushima kuvuga oya wibeshya oya ahubwo ni urwese yamagaye mfite ibizibiti yamagaye yakoze accident ushaka ugomba kwiyamagara ugomba gushaka icyo kibazo wagikemura hari no mu karere tuyisoze niwe urimo kuyobya abantu ntabwo twayiganiye iyo ambulance ibuze tujyana abantu no mata nabyo kugeza abantu gakeya iyo ambulance ibuze kubaza ngo ari no mata nyuma y'itangazo twabonye rya federation amakuru washakaga mu kanya noneho bigeze uyu munsi turamenya umwanzuro wose uraza kubuhengamiye kuri ruhande ubwo natakiye ubwo nyine mu ijoro ryakeye buri gucya nahamagaye umwe mu bantu arambwira ati ndahuze gato ndaza kuvugisha umurireyo hanyuma yizinduye kare ku isaha y'isa 12:00 rwose nkiryamye naniwe kore ndayibona nifuzaga kumenya position ya Rayon Sport nka equipe Rayon Sport nkuko perezida wayo yabitangarije igihe ku munsi w'ejo nkuko twanabivuze Rayon Sport bambwiye bati amategeko ari claire areruye aratomoye ntacyo kubaza nta n'icyo gusaba kindi ikipe niterwe mpaga duhabwe ibyacu ibyanyu bihereye umwite ibyanyu twitere 3 byamaga izaza gukinira turu i Kigali ndavuga ni naho mu gihagaze Rayon Sport ati cyane ati nundi abanyamategeko bacu basomeye itegeko baduhamiriza ko rwose ikipe yamukora akabayiterwa mpaga naho byagenze gute rero muri federation ikibazo kimaze kuba muri federation habaye ibintu bitatu byabaye icyambere ni ukubanza kureba abo bireba kugira ngo babikorere icyo bita raporo sabareyo none ko bagiye ndamenya bagiye komeza riga kuko ndakwambura ijambo mu kanya uvuga uri mu bareyo abareyo muri icyabaye barabwite hari ibintu bitatu mugomba gukurikiza dukeneye raporo y'abasifuzi ngo komiseri n'abandi basifuze ntago ari komiseri w'umukino gusa bemeranya kuri iyo raporo y'icyabaye bakoze raporo bayishyikirije federation abantu ba kabiri babwiwe ni Mukura baravuze ati Mukura niba arimwe mwagombaga kwakira umukino ukaba utabaye ku mpamvu nyine z'umuriro wabuze cyangwa se udahagije umuriro udahagije mugomba gutanga raporo y'icyateye ibyo cyangwa se ibisobanuro sina raporo bo n'ibisobanuro mugomba kwandika ibaruwa y'ibisobanuro yatumye nk'abantu bakiriye umukino tubanze tubyemeranye bakiriye umukino mugaragaza niki cyabaye cyatumye umukino utaba uko byagombaga kugenda baranayibwira ngo ariko ntabwo ibisobanuro byanyu bihagije hari abantu bakora mu bijyanye n'ikibazo mwagize ubwo ni by'amashanyarazi ko nicyo cyabaye nabo muze gushyiraho noneho raporo bo bakoze n'abantu bazi ibyo bintu nyine babibamo inzobere nyine muri icyo kibazo Mukura yanditse ibaruwa iyo baruwa yanditse yashyizemo ibisobanuro bivuga biti twagize ikibazo iki n'iki giturutse aha n'aha hanyuma batacingaho raporo yasinyweho n'abantu batandukanye harimo byihariye abantu tugiye kubabwira abo bantu bose ni abantu bafite aho bahuriye 100% na kesi aba bantu barimo aba bakurikira ndagira ngo abantu babimenye kugira ngo bamenye sasa going forward harimo umugabo witwa Rukundo Jean d'Amour akaba ari umukozi wa Ministeri ya Siporo ukorera i Huye
ibyo ngiye kuvuga muri raporo yarabisinye arabyemeza ko ari byo byabaye. Hari witwa Nsengiyumva Musa ni electrician ashinzwe amashanyarazi mu karere ka Huye, ni umukozi w'akarere ushinzwe ibijyanye n'amashanyarazi. Hari umugabo witwa Mushinzimana Jean Capistran, niba ndisomye neza, Jean de Capistran ni Huye Hub Manager. Ni ukuvuga ngo ni umukozi wa REG ushinzwe hariya habera umukino nyine hariya kuri iriya hub kuri stade, ni ushinzwe stade, ushinzwe Kibombo wa stade ya Huye, wa stade, ni ushinzwe ibijyanye n'amashanyarazi. Niwe REG yabwiye ati genda iriya stade niwe tuyihaye ujye wita ku bijyanye n'amashanyarazi yaho. Hari umugabo witwa Kayibanda Omari ni Huye Branch Manager, ni umukozi wa REG ushinzwe amashanyarazi hariya muri Huye, niwe uyobora branch ya Huye. Hari n'umugabo witwa Nzamutumagadi ni Huye Technician Supervisor wa REG, ni umutekinisien ushinzwe ndetse n'ibijyanye n'ubugenzuzi hariya i Huye muri REG. Aba bagabo bose uko mbavuze bahuriye ku kintu cy'uko abagabo batanu icyabaye haba icyo bita kusirikwi, ko urebye ku gice cya stade ya Huye ngo ahagana kuri hoteli Galileo niyo habaye kurusirikwi. Banagaragaza ko bayibonye mu masaha akuze, ko ari ikintu utapfa gukontorora. Iyo raporo barayitanga bayishyikiriza federasiyo, ubwo ni Mukura yayizanye yigeretse kuri ya baruwa y'ibisobanuro bayisabye. Ibyo birahagira. Ikigomba kuba ni iki: komisiyo ishinzwe imisifurire ngo mu gihe kidatinze nk'uko federasiyo yabivuze ku munsi w'ejo igomba guterana ikareba amategeko avuga iki. Ubwo ni komisiyo ahubwo ya competition, ntabwo ari imisifurire, ntabwo ari imisifurire, komisiyo y'amarushanwa kubivuga, komisiyo ya competition not ya imisifurire niba yaratanze raporo. Komisiyo ya competition nibyo imwe na Nsinzi. Yes, amani irishara ngo yemerewe kwifashisha umunyamategeko wa federasiyo Jules akabagira inama mu gusobanura itegeko. Wumva ikizira interpretation, ni ukuza kubafasha mu gice cy'amategeko, kuko icyo bagiye kwapurika cyangwa gufatiraho umwanzuro ni itegeko. Bemerewe kumwitabaza akaza akaba ari kumwe nabo bakareba kesi, barangiza kuyihereza icyerekezo. Icya mbere kigoye hano ngo ni ukubanza kubyidantifiya, kuvuga ese ni cas de force majeure, ni ikintu cyabaye ariko Mukura itashoboraga gukontorora, cyashoboraga kwirindwa. Icyo nicyo cya mbere. Cyangwa se ibi byabaye ni uburangare bwa Mukura, ni ibintu urebye yashoboraga kuba yakozeho ntiyabikoraho. Babanze bidantifiye ikintu bagihe izina rikwiye, hanyuma barebe mu itegeko. Tumaze kuidantifiya tugikarashije tuvuze ngo ni iki, tukisi izina rikwiye twemeranyaho, itegeko rivuga iki. Itegeko bazarireba hanyuma ngo bakurikize itegeko rivuga. Iyo komisiyo rero ya competition izafata umwanzuro iwandike, hanyuma iwuhereze ubunyamabanga cyangwa se sekretariya ya federasiyo, ubwo ni kwa SG Kamarade. Bazamushyikiriza iyo raporo vuba cyane, bigomba guhita bikorwa ku munsi nyirizina bakimara kuyemeza bayimuhe. Iyo bayimuhaye ntabwo ibyemezo babifata nk'abo ngo birangiriraho. Ubunyamabanga bwa federasiyo iyo butanyuzwe niyo myanzuro bemerewe kongera gutumizaho ya komisiyo bakadisikita, bakabwira ati iki ngiki kimeze gute, iki ngiki kuki mwagisobanuye gutya, iki ngiki gishingiye kuki, cyangwa se bikaba bihura, byahura agahita ashyiraho umukono, bigahita bisohoka, bikaba aribyo byubahirizwa. Ibyo ni amayira bicamo. Zandani ntabwo usigaranye iminota mike rega kugira ngo tujye no mu bindi. Zandani ziravuga ko
raporo y'abasifuzi ko abantu bari begereye abasifuzi bababwiye ko ubundi Mukura yakabaye iterwa mpaga ko ibyabaye byo kuba hatagaragaye ibijyanye n'urumuri ruhagije ari ikosa ryayo ntiyagombaga kwakira umukino. Abantu bagatekereza ko ibyo bintu ari amakosa Mukura yakoze ahari byarashoboraga kwirindwa. Raporo yaje y'aba bantu nagarutseho bo muri za REG n'umukozi wa minisiteri n'abasupervisor ba REG yazanyemo ikintu kivuga ngo ibi bintu byo kuba ari kurusirikwe ntawe uzi igihe byabereye, kuko natwe twatangiye kubyitaho hafi saa 12 z'umugoroba, none tubonye hafi mu saa 5 saa 6 z'ijoro. Aho ikibazo kiri bivuga ngo who knows icyabaye. Ese ni inkuba yakubise amashanyarazi? Ese ni insinga zakoranye wenda bisanzwe? Ese ni insinga zari zishaje? Ese ni umuriro wabaye mwinshi muri mu mashanyarazi bituma haba sirikwi wenda kwa kundi urusinga rwadafite wenda capacity yo kwakira nk'umuriro urabizi ko insinga zigira amavorte zakira, niyo mpamvu agasinga gato udashobora kukanyuzamo umuriro wenda waza gucanira nk'ikijenereta. niyo mpamvu utacaginga telefone kuri high voltage cyangwa yego. Ese haba hari umuriro mwinshi waba waragiye nko mu nsinga ukazitwika, none ikibazo kikaba ngo byabaye ryari? Ese Mukura ari kumenya ryari? Ese ko Mukura ayo matara yayacanye mbere y'umukino, ikibazo kikagaragara ubwo bigitangira match itaratangira, ko byagaragaye mbere yuko na match itangira? Si ikintu bigaragara yuko wenda cyaba cyarayigwiririye bikaba byakwitwa icyo cyitwa cas de force majeure, ikintu cyabaye ariko ndafiteho control, cyangwa se wenda kuki Mukura itari yakoze ese igerageze irebe ko iyo babigerageze kugira ngo baze kubona kurusirikwa hakiri kare, bavuga bati harimo agasirikwa katuma amatara. Ese nta burangare bwa Mukura, iyo niyo ngingo ya kabiri burimo. Ubwo ni ukwidentify ikintu kikitwa izina rikwiye. Ese ibikora mbere wenda bikagaragara ntiyashakwaga ibisubizo. Hari izo deba ngo zihari, amaraporo, abagabo bambaye amashati ya made in Rwanda, abandi bambaye amashati n'amakoti y'imikara barimo barakata kuri federation. Abagabo bari muri jaride imitwe yashyushye barishima mu mpara. Abagabo barimo baravuga bati turafata uwe mwanzuro ko ibi bintu bikomeye, ibintu byabaye ibindi bindeskariye za hariya zizamuka zikatara kuri office ya SG no kwa president zirimo ziranyuranyuranamo, hibazwa ngo icyemezo turi bufate kiraza kuba iki. Ikitezwe ngiye kubabwira sofa birimo biravugwa ko amahirwe menshi ishobora kubarwa nka cas de force majeure bashingiye kuri raporo y'abantu muri za REG no muri minisiteri. Kuko kurusirikwi uyu munwa wanjye ntabwo ndi wubumbure ngo ngire icyo mbivuga. Amahirwe menshi nta wahitamye ko kurusirikwa ari cas de force majeure. Uriya kumenya ibintu bya cas de force majeure biragoye. Nge ndavuga za ndani ntabwo bigoye. Uretse gato mubwire niwe bigoye ntabwo bigoye. Uretse gato oya niwe gusirikwi cas de force majeure kubimenya ntabwo bigoye. Ni ibintu bisobanutse ugende wegera abanyamategeko wabaza uti cas de force majeure n'igihe byagenze bigeze bashyiraho ibintu biri muri cas de force majeure. Uretse gato ibe wenda ukafata ibintu bitanu. Oya hari bizwi sibyo, hari bizwi ariko hari bitazi. Uretse gato kuki muri kwirengagiza ukuri muzi, iyo match ibaye hakagwa imvura nyinshi stade ikaba idashobora gukomeza gukinirwaho ikuzura amazi, match Ferwafa igahita itangaza ko izasubirwamo, igatangaza muri uwo mugoroba ko izasubirwamo ejo isaha nk'iyo. Icyo nicyo cyitwa force majeure. Ugitantifya byoroshye aho ngaho cyitwa force majeure, sibyo? Imvura bayibonye. Uretse gato iki kintu cyo guhagarika match, umusifuzi agahagarika match nibura hashize iminota 45 ikibazo cy'umuriro gihari. Impamvu kigoye kucyita force majeure nuko harimo akagobeko ingingo ivuga ngo ategereza iminota 45 bareba ku cyo kibazo kisubiramo. Uzi icyo bisobanuye? Hari akabazo k'amashanyarazi kaba ukagakemura match kabihagaze igakomeza. Niyo mpamvu hari iyo minota 45 ni hafi isaha yose, sibyo? Iyo minota nicyo nyine imaze. Niba ari ikibazo wakemura amazuta irashize ugiye kongeramo indi, sibyo? Ni urusinga rucitse hari umutekinisiye yaruteranye, urabyumva? Niyo mpamvu iyo minota 45 irimo. Ikibazo ahubwo kigoye kumenya ni ukuvuga ngo
ko nta muntu wamenya niba byarabaye mu masaha ya match match irakinirwa ku matara ikorerwa test. Ese mukuru yaratestinze? Ese mukuru akwiri kuburana kugira ngo udaterwa mpaga? Iramutse itaratestinze ninde wayishinja ko itatestinze? Akarere akahuye na mukura n'umwe ne equipe y'akarere no batekinisiye bose n'abantu bakorera ihuye, sibyo? Bose ntibashaka ko mukuru iterwa mpaga. Ninde muntu urahagarara ngo abashinje ko batakoze test? Icyo bavuga cy'uko wenda habaye sirikwi mu masaha ya match abavuguruza ninde? Niyo mpamvu ikintu cyoroshye kuruta ibindi kandi kiri genuine kurusha ibindi no kwitabaza itegeko icyo rivuga integraloma. Ariko rifite point B yitwa cas de force majeure. Igikomeye no kuidentify ni cas de force majeure cyangwa se ni Lorenzo itegeko ryo ritwe ntabwo turi guca urubanza twagaragaje no kureba uko bimeze itegeko twebwe isome subundi cas de force majeure mvuga mu itegeko iri umva cas de force majeure cas de force majeure ntabwo ikora kuri mukura gusa by the way ni stade cas de force majeure nagirira mukura turi kuyobya abantu force majeure mukura itegeko umva kwivuga iravuga ngo haba hirengayobora mu gihe ekipe yakiriye umukino atariyo yatanze stade yahatijwe gukinaho ku yindi stade no hazamo wenda finali igikombe cy'amahoro ari nka federation cyangwa ministeri yatanze stade mu buryo butunguranye donc ekipe yo mu rugo atariyo yakiriye match nko kuri terrain turabyumvikana. Iyo force majeure yo kuvuga ngo kurusirikwe ngo yabaye sangahe iyo ntabwo ari force majeure irimo naka force majeure reka tureke ko judgment itegeko twarisomye hano reka nwaze ikibazo. Ntabwo amakipe ategekwa ko afite ambulance ku kibuga, ni itegeko. Nta masaha bigenwa yuko ambulance bayahageze ku kibuga cy'abantu. Ambulance iri kuva ku bitaro igakora accident mu nzira ntigere ku kibuga, iyo kipe wayitera mpaga uvuga ko na ambulance wayitera mpaga kuko ibabuza ambulance no mata izo accident kuvuga oya wibeshya ambulance ayamagaye mfite ibizibiti yamagaye yakoze accident ushaka indi ugomba kwiyamagara icyo kibazo wagikemura harimo mu karere iyo ambulance ibuze no mata what nabyo kugeza abantu gakeya iyo ambulance ibuze kubaza ngo ari no mata what babaye bayiteye no ambulance rimwe mu gihugu ambulance rimwe mu gihugu tugende gake iyi kesi ya Rayon Sport na Ferwafa na Mukura tuyifungira ahangaha dutegereze abo ngabo bafite ibyemezo oya nagaruka niganisha dufite izindi gahunda tugomba oya se kudatuma twe tuvuga ibyo iyi kesi ya Mukura na Ferwafa na Rayon tuyisoreza ahangaha no tuyisoreza ahangaha turindire icyemezo kizafatwa na Ferwafa niba babifite mu bubasha ntabwo ugiye gufata umwanzuro iyi kesi tuyisoreza ahangaha dutegereze imyanzuro ntabwo twavuga ngo uravuga ngo tuyobeje abantu tujye ku zindi ngingo iyibuze bashaka tujye ku zindi ngingo guterwa mpaga tujye ku zindi ngingo turaspekira kandi nta mwanzo turi bubone barareba bakavuga ngo ambulance bayitumijeho izabura amasanga tumisha ambulance match igatangira utarabona ibi no wakerewe kuyitumira no Lorenzo bakubwira fata ikipe igiye tanga urugero ikipe igiye igakora accident byakwitwa gute teterwa mpaga igakora accident iyi kesi ya Rayon Sport mumbabarire dutegereze icyemezo cya Ferwafa naho kuba ibyo rigane na Iberi bavuga ntitubyemeranyeho natwe nibyo tuvuga